ijuru n'isi birangurure, biririmba umwari Mana ibitse. Kundwa, kundwa, kundwa Mariya, kundwa, kundwa, kundwa Mariya. Nzajya mbwira umuntu wese ukumbaza, n'uwabyaye Imana nta kintu basa. Kundwa, kundwa, kundwa Mariya, kundwa, kundwa, kundwa Mariya. Mubake nemuzinda n'umwe numva, wapfanye agahinda kanakuvuga. Kundwa, kundwa, kundwa Mariya, kundwa, kundwa, kundwa Mariya. Bakunzi ba Shangazi Jose, bakunzi ba Yesu Kristu, bakunzi b'umubyeyi Bikira Mariya, bakunzi b'ingoma y'Imana, mbanje kubasuhuza ngira ni Kristo Yesu akuzwe. Turi kumwe rero, turi hano muri studio, turi hano ku rubuga rwacu kuri channel yacu, aho twiyemeje gufungura umurongo w'iyamamazabutumwa ryaguye kandi rigezweho, kugira ngo ibyo twabonye n'amaso yacu, ibyo twumvise n'amatwi yacu, tubitangarize imbaga itabarika y'abakristo ndetse n'abandi bose n'abatemera Yesu Kristo, kuko Bikira Mariya abonekera ikibeho ntago yigeze arobanura, yabonekeye bose, abanyarwanda bose ndetse n'isi yose, atitaye ku madini cyangwa se amatorero. Bavandimwe rero, mbanje kubasuhuza cyane cyane abogezabutumwa ba nyina wa jambo, twiyemeje kwamamaza ubutumwa bw'umubyeyi Bikira Mariya aho muri hose mu gihugu, mu ndamukanyo yacu tugira tuti tugire nyina wa jambo, dusenge kandi duhinduke. N'abakristo bose rero turabasuhuje, Kristo Yesu akuzwe, abarokore Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe, ndetse n'abandi bose mu kwemera kwabo turabasuhuje kuri uyu munsi tugiye kubana mu bitangaza bikorerwa ikibeho ndetse n'ahandi. Mu by'ukuri rero ibitangaza birakoreka, ibitangaza birakoreka, haba ikibeho haba no mu ruhango. Ku cyumweru ku mpuhwe z'Imana twarabibonye, tugiye rero guhuza ibyo bitangaza by'umubyeyi Bikira Mariya n'ibitangaza bya Yesu Kristo, kugira ngo tubone isano yabyo, tubone aho bihurira, kandi tubone n'impamvu bose ari abantu bakwiye kubahwa. Bakunzi banjye rero munkurikirana kuri uyu murongo, muri iki gitondo tunejejwe no kuba turi kumwe n'umubyeyi w'umurejiyo Mariya. Twishimiye kubana nawe kugira ngo aduhamirize ibitangaza bikomeye yaboneye ku butaka bwa Kibeho, ubwo hari hakozwe urugendo nyobokamana rw'abarejiyo mu rwego rw'igihugu cyose. Mubyeyi mwiza, mwaramutse neza? Mwaramutse neza. Yego, nimusuhuze rero abaduteze amatwi n'abadukurikiye ku murongo wa YouTube yacu, mubifuriza amahoro, mubasuhuze uko mubyumva. Bakristo bavandimwe, ab'ayandi madini, ari yabo dusangiye kwemera abakiriya Gatolika, cyane cyane abarejiyo twari kumwe kuri iriya tariki y'icyumweru cya gatatu cy'ukwa kumwe mu mwaka 2025. Yego, abashuhuje Kristo Yesu nakuzwe. bose bakwikirije mu izina ryabo bose, Yesu akuzwe iteka.
ni ukuvuga ngo rero twishimiye kubana namwe kandi turabashimiye cyane kubwo kugira umutima wo kutihererana ibitangaza bya Nyagasani, kutihererana ibyo mwaboneye ku butaka bwa Kibeho, kugira ngo koko tubisangize abandi bose n'abataragira ukwemera bemere. Mubyeyi mwiza rero, cya gihe twigeze kuvugana mutangira mumbwira ese mugeze mu rugo koko ntabwo mwabigize ibanga, ibitangaza mwabonye mwarabitangaje? murakoze. Kugeze mu rugo ntabwo biriya bitangaza umuntu yagombaga kubigira ibanga. Yego. kuko ibyo tubonera ku butaka butagatifu bwa Kibeho ibitangaza bikomeye cyane, umuntu yibonera ubwe n'amaso ye. Yego. Ugahita ubona ko koko Bikira Mariya na Yezu basuye Ikibeho. Bikira Mariya yaje Ikibeho kandi natwe abahakorera ruriya rugendo rutagatifu turabihamya, kuko iyo twagezeyo Bikira Mariya araza akatwigereka. ubwo rero urumva ko ibyo byiza tutagomba kubyihererana, ahubwo tubisangiza n'abandi, kugira ngo bose bagire inyota yo kugera kuri buriya butaka butagatifu. Rwose murakoze cyane. Nyagasani abaha umugisha, we wabahaye ubutwari bwo kutihererana ibitangaza mwaboneye Kibeho. Ndabyibuka rero mubyeyi mwiza kuguhitamo kugira ngo tuganire kuri uyu munsi, ngira ngo nawe urabyibuka. Twari turi kumwe, twabibonye turi kumwe, twese turi kumwe duhagararanye. Ndaza kugufasha twibukiranye, ariko nyibutsa byagenze gute, byatangiye gute, byagenze gute? ubwo igitambo cya misa cyatangiye uko bisanzwe. Yego. urakizi hari ahantu haba hari abakirisitu benshi, bamwe ndetse bagiye kuvoma amazi, abandi bari hariya i Nyarushishi, abandi bari i Karuvariyo, abandi bari mu gitambo cya misa. ubwo rero abandi bakayumvira muri shapeli, ariko twese umutima umwe turi mu gitambo cya misa. Yego. Igitambo cya misa rero cyarabaye uko bisanzwe. Ku musozo bigera igihe cyo gutanga umugisha. ubwo rero mu gutanga umugisha abakristo twese, abahesha amazi, ari abahesha amashapure, twese urabona tuba dukurikiranye igikorwa cyo gutanga umugisha. Yego. rero nibwo ibitangaza nabonye byatangiye kubonekeramo, kuko hasa nkaho ikirere cyarahindutse. Yego. haza utujojoba duke muri uko gutanga umugisha, tumeze nk'akavura, ariko urebye wabonaga ko ari n'umugisha w'amazi Imana nayo irimo iduha, kuko nta imvura yari ikubiye rwose. yari ikuze. ariko iyo saha yo gutanga uwo mugisha, uko abapadiri bagendaga batera amazi y'umugisha, nuko n'ikirere nacyo Bikira Mariya nawe yahise aduha umugisha w'akavura gakeya, ariko ugenda ubona ko ikirere kirimo kigenda gihinduka. Yego. ubwo cyaje kugira isura y'ubururu rwose bwiza bwagutose. ubwo rero twese twahise turangamira hejuru. Yego. twese twahise turangamira impundu ziravuga, ikirere gihindutse hari ikigiye kuba. impundu ziravuga, amashyi arakomwa. amashyi aravuga. buri wese uko yabibonaga, mbega amarangamutima, hari abo yatezaga bakarira, yateraga kurira mu byishimo, hari abo yateraga impundu, amashyi. buri wese ibyatubayeho, mbega buri wese yagiye abona ibye undi bye uko yabyakiriye cyane rwose. umubyo Bikira Mariya, njyewe uko nabibonye, wabonye Bikira Mariya aza mu ishusho rwose, yambaye ya kanzu ye y'ubururu, Yego. ikamba rye. ubwo baraje rwose mu kintu kimeze nka
urabona bwa bururu, ariko ubwo hariho n'ikizuba kirimo kizina cyane. Izuba ryarahindutse, imirasire ivaho, icyari izuba gihinduka nk'ukwezi. Uko kwezi kuba ariko guhinduka Bikira Mariya mu mwambaro we w'ubururu. Ubwoko rwose nuko byari bimeze. Twari duhagararanye rwose, ndabizi. Ubwo twari tunahagararanye n'abakirisitu, ariko wari uri ku ruhande. Ndabyibuka wakomeje kwitegereza, twese turitegereza. Njye nagize n'amarangamutima rimwe na rimwe yo kurira. Si wowe wenyine, nanjye nararize cyane. Birandenga. Ubwo wahise unavuga uti ntabwo abarejiyo uko mukunda Bikira Mariya ntabwo yatareka kubiyereka. Ntabwo rozari yanyu yapfa ubusa, ntabwo mwatahamara amasa. Ntabwo rozari yanyu yapfa ubusa, irabyibuka. Kuko rozari y'abarejiyo ntabwo yapfa ubusa rwose. Ibitangaza twaboneye Ikibeho byamaze n'umwanya rwose, ariko amashyi, ariko impundu, ariko rwose ikirere cyose kihinze cy'ubururu na kwa kwezi Bikira Mariya wacu yibereye cyane rwose, na ya myambaro yo myiza n'ikamba rye, ku buryo ugewe no kumvamo hari zaranze ntabwo byamvamo n'iyo ndyamye. Oya, ntibizanakuvemo. Nanjye n'umunsi nabonye imbaraga zikomeye, mbwira Bikira Mariya nti nzarinde mfa iyi shusho itaramva mu maso. Nawe rero nkwifurije ko bitazakuvamo. Urakoze cyane. Ntabwo umuntu wabonye biriya bitangaza ndahamya ko kutuvamo byaba bigoye, ntabwo byatuvamo. Yego. Kandi n'iriya tariki n'iriya mwaka w'ibihumbi 2024 gusa, ndetse no mu yindi myaka yari itambutse yewe nari isanzwe bimenyereye. Yego. Bimenyereye ko tugira Ikibeho, Yego. Mariya akatwiyereka. Yego. Yamutse wenyine. Bikira Mariya ni umubyeyi ukunda abarejiyo cyane. Ni umubyeyi utuba hafi n'umwana we Yesu, kuko wavugaga koko mwarabonye ubundi ku cyumweru cy'impuhwe mu Ruhango, Yesu nawe yabigenje na Bikira Mariya. Rwose mubyeyi mwiza rero, reka mfate uyu mwanya ngushimire mbikuye ku mutima. Dore amaso nyahanze Bikira Mariya nyina wa Jambo, aho nicaye ndi kumureba. Ndamugutuye kugira ngo aguhe umugisha, agukomereze ukwemera, kandi kiriya gitangaza wabonye uzarinde umusanga kikiri mu maso yawe, ukikizirikana ku bw'umubiri ndetse no ku bwa roho. Murakoze muvandimwe Jose. Ngushimiye uburyo kuri iriya tariki ndahamya ko aribwo hari Imana yaguhaye ubutumwa bwiza bwo kumwamamaza, komeza umukorere tukuri inyuma. Yego. Turamukiye Bikira Mariya niyogere ku isi hose, kandi izatsinda. Murakoze cyane mubyeyi mwiza, ndabashimiye. Mutashye ab'iwacu bose, ntabwo iwacu dukunda kuhavuga kuri izi mbuga nkoranyambaga, ariko nzi yuko babizi, nzi yuko nawe bari bukumenye, ariko mubatashye kandi muzishimira ko ibi bintu mutabigize ibanga, ubutumwa mwabwogeje hose kugira ngo n'abataremera babashe kwemera. Mubyeyi mwiza rero murakoze, musuze n'abandi bose. Iki kiganiro muzagikurikirane kuri YouTube channel yacu nk'uko bisanzwe, kuko tugiye gukomerezaho n'ibyabereye mu Ruhango. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Namwe ndabashimiye. Bakunzi banjye rero, kandi bakunzi b'umubyeyi Bikira Mariya, bakunzi b'iyogezabutumwa, nk'uko mwabyiyumviye, tumaze kubona umuvandimwe uduhamiriza ibitangaza yaboneye ku butaka butagatifu bwa Kibeho. Ku cyumweru cyashize rero habaye umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana, ubwo twari turi mu Ruhango, habereye igitangaza gikomeye. Abankurikirana kuri iyi channel nagiye mbibereka, twafashe amashusho nubwo atabigaragaje neza, ariko nagiye mbibereka ukuntu byari bimeze mu kirere.
Abenshi rero mwakomeje kugira amatsiko, abatari bahari ntabwo mwabashaga kubibona ngo mubisobanukirwe, ariko abari bahari babahamirije bo yuko bari kubireba bakamenya ibyo ari byo. Nabemereye kenshi rero yuko nzafata umwanya nkabasobanurira ibya kiriya gitangaza cyabereye kwa Yesu Nyirimpuhwe uko byagenze. Mu by'ukuri yari mu ntangiriro, yari mbere y'uko misa itangira, noneho Yesu atangira kugenda yiyereka buri gace. Aho twari twicaye dutangira kumva hakurya bakomye amashyi bavugije n'impundu. Twebwe biratuyoberwa ibyo ari byo. Mu kandi kanya tukibyibaza twumva mu kandi gace nabwo bakomye amashyi cyane bavugije n'impundu. Nuko abo twari twicaranye birabayobera, agahinda karabica, baravuga ati natwe se Yesu yatwiyeretse, natwe Yesu yatwiyeretse koko. Mu kanya gato nk'ako guhumbya Yesu koko aba arabikoze. Ukuntu byatangiye rero, byatangiraga ari agacu k'umweru wererana kari kugenda kari ku zuba, kazenguruka izuba. Noneho kamara kuzenguruka izuba, uko agacu kagenda kazenguruka izuba imirasire yose ivaho ishiraho, izuba risigara risa ukwezi, ariko ukwezi kwererana cyane. Twibuke ko umuvandimwe yatubwiye ko ikibeho ukwezi ko kwaje gusa ubururu, ukwezi kwagaragaye gusa ubururu. Bitandukanye no kwa Yesu Nyirimpuhwe rero, ukwezi kwaje kwererana gufite ishusho ya hostia ntagatifu. Uko kwezi rero kwarakomeje gukikizwa noneho n'igicu cy'ubururu cyiza. Ntabwo ndi buvuge ko hari amashusho yagaragaragamo. Hari abavuga ngo babonagamo Yesu, hari abavuga ngo babonaga Bikira Mariya ku ruhande. Buri wese nuko Yesu yamwiyeretse. Ntabwo rero ngewe ntabwo ndi buvuge ngo nabonyemo amashusho aya n'aya, ariko hostia ntagatifu yanshushanyirije Yesu Kristo. Noneho icyo gicu cy'ubururu kiyikikije kinshushanyiriza umubyeyi Bikira Mariya uri hafi aho ngaho. Mu by'ukuri rero ntabwo byatinze, kuko ntabwo byamaraga iminota myinshi tujya tubona igicu rya zuba ryinjiye muri cya gicu cy'ubururu, rurakibundikiye, nuko tubona biragiye, tuza kubibona byongeye guhinduka izuba. Mu by'ukuri misa yahise itangira, hari umutuzo, tubibonamo ikimenyetso gikomeye cy'uko Yesu yaraje gutanga ukwemera. Kugira ngo abicaye aho ngaho hari imbaga itabarika y'abantu benshi cyane, ari abahaje bwa mbere, ari abahaje n'ikindi gihe n'iminsi myinshi, ariko Yesu yagira ngo nk'uko twese twaje tumushakashaka, tumufitiye inyota, dushaka ko aduha ukwemera, Yesu yagira ngo twinjire mu gitambo cya misa buri wese afite ukwemera guhamye kandi gushyitse. Bavandimwe rero, nguko byagenze. Iyo rero mbihuje n'ubuzima bwa Kibeho, nkabihuza no kwa Yesu Nyirimpuhwe, hari abantu bajya babwira abantu batuye Kibeho, ndabasuhuje, mugire nyina wa jambo, musenge kandi muhinduke, n'abandi bose bakunda Kibeho. Hari abajya bababwira bari kubona mushyashyana ngo mujye kwa Yesu Nyirimpuhwe, bakavuga ati ariko muzahora mushakisha ibitangaza kugeza ryari? Kwa Yesu Nyirimpuhwe mugiye kwenda y'iki? Ko hano naho kwa Bikira Mariya ari ahantu hatagatifu. Reka mbibire akabanga rero. N'abami b'isi bagira ingoro. Umwami w'isi n'ijuru yagiye ahitamo ingoro zitandukanye, tuzagenda tumusanganira, tukamusanga, maze tukakira impuhwe ze. Bivuge ngo rero no kwa Yesu Nyirimpuhwe mu ruhango, ni ingoro nyine ya Yesu Nyirimpuhwe, ni ingoro y'umwami w'impuhwe. Niyo mpamvu tugomba natwe gufata umwanya tukagenda tugasanganira izo mpuhwe z'umwami wacu Yesu Kristo.
noneho rero nimba Yesu Kristo ni Imana arihariye, yahisemo kugira ingoro ye, na Bikira Mariya ahitamo kugira ingoro ye mu Rwanda. Abaza basanga nyina wa Jambo i Kibeho, ni ukuvuga ngo nabo baza baje kureba umwamikazi w'isi n'ijuru. Nawe yahisemo kugira icyicaro mu Rwanda kugira ngo buri wese azagire ishyaka, azagire umwete wo kugira ngo azamusanga maze amusanganize ingabire ndetse arongeremo na indulgesiya z'ibyaha byacu. Mu by'ukuri rero ku bijyanye n'ibitangaza, twagira ngo tusabe buri wese kwemera, buri wese kugira ukwemera. Idini ryose iryo ari ryo ryose wabamo, gira ukwemera. Hariho igihe abantu twicara tukavuga ngo abantu mwabonye byinshi, ngo abantu mwumvise byinshi, ngo muzabazwa byinshi. Ariko mumenye ko nawe utarabyumvise ufite amatwi, nawe utarabibonye ufite amaso yo kubibona, ese ujya utekereza ko nawe uzabazwa impamvu utabibonye? Bakunzi banjye rero, kuri uyu munsi murihangana ikiganiro kibaye kirekire ariko cyari cyiza, nta kuntu twari kubona tugicamo ibice rwose. Kuri uwo munsi rero wo Bikira Mariya twiyereka i Kibeho, hari umusaseredoti twaganiriye turi kumubwira ati twabonye ibitangaza, twabonye ibitangaza. Aratubwira ati ariko ibitangaza ni abakristo mwenyine mubibona, kubera icyo abasaseredoti tutabibona? Naramubwiye nti rero nyakubahwa padiri, Bikira Mariya yiyereka abantu tugifite ukwemera gukeya, kugira ngo byibuze natwe tubasatire, kugira ngo byibuze natwe tubashe kugira ukwemera. Ese ubundi abasaseredoti n'abihaye Imana mukeneye ukuhe kundi kwemera? Nimba mwaragize ukwemera ko gusiga byose, mugasiga ababyeyi, mugasiga abavandimwe, mugasiga inshuti, mugasiga umuryango, mukemera kwigomwa gushaka, ese ukwemera kurenza uko nguko ni ukuhe? Naramubwiye nyine tubigira urwenya, ndamubwira nti mutureke natwe turebe, mutureke natwe tubashe kugira icyo tubona kidufasha gusingira ukwemera, kugira ngo ibyo turimo, ibyo mutubwira, ibyo mutwigisha tubashe kubyumva dufite ukwemera. Bityo bizabafasha namwe kutavunika, kuko tuzaba turimo tubikorana ukwemera. Bakunzi banjye rero, ubusanzwe nari narabemereye yuko buri nyuma y'ikiganiro tuzajya dusubiza ikibazo kimwe cy'amatsiko. Ngiye gusubiza ikibazo kigufiya rero. Nari narabicishije amatsiko mbabwira, hari ikiganiro nababwiyemo nti umukunzi wanjye yarambajije ati ese shangazi utuye hehe? Ndamubwira nti icyo nzi cyo nuko ntuye ahantu buri wese utuye ku isi yakifuza gutura. Ese ubu ngubu ntawahita ahamenya? Yego, reka mbamara amatsiko rero. Njyewe shangazi Jose, shangazi Shirirungu, mu buzima bwanjye ntuye i Kibeho. Ntuye i Kibeho kwa nyina wa Jambo, niho ntuye, niho nkorera akazi kanjye ka buri munsi, niho nkorera ubutumwa bwanjye bwa buri munsi, niho umuryango wanjye uri. Niyo mpamvu rero ndi umwogezabutumwa wa nyina wa Jambo ubikunze kandi ushize ubwoba n'amanga bwo guhamya ibitangaza by'umubyeyi Bikira Mariya ndetse n'ibindi byose tuzagenda duhurira nabyo muri ubu buzima. Murakoze rero kudukurikirana, mugire umunsi mwiza, mugire ibihe byiza, mwumve yuko mbakunda, mwumve ko mbasabira. Mwese muri komenti muzane ibisabisho byanyu, muzane ibyo mwifuza ko dusabira. Ijuru riri maso, kandi muri Yezu, hamwe na Yezu na Bikira Mariya, ibitangaza birakoreka. Mugire umunsi mwiza kandi mugire no kwemera gushyitse. Murakoze cyane.